mpetse umwana muto w'amezi 6 abo bose barapfuye nta n'umwe warokokeye ahantu mureba. Ubwo jewe nagumije nabaye muri uru ruzi mureba ndubamo ndayanywa ndayahaga sinapfa. Haraho nageze hariya mureba inka ziri umubyeyi wari undi ruhande bari bamumanuye bamwambitse ubusa agenda kubita amabere mu gituza. Yangiye mu ruhande yambwira ati umwana yagupfiriyemo reka mujishure anyereka uburyo ki ndwana n'amazi. Ubwo umubyeyi yagumije kunyereka uko ndwana n'amazi nyabamo mazi ndayanywa ndayahaga. Abo twajyanye barengaga nk'abantu barenga ibihumbi nka 200 cyangwa 100 ngereranyije rwose nabeshye barengaga nk'abantu 200 bari benshi cyane. Ariko nkurikije abo nasanze bamaze kurohamo urabona aho baturoheraga ni muri kiriya kigobe cyo haruguru ntabwo ari aho baturoheraga hariya hano hagati hano hari ikintu kinjira mu ruzi nicyo badushyizemo. Aya mazi mureba narabayemo ndayanywa ndayahaga. Imana yo mu ijuru yatabaye yabaga mu ruhande rwanjye nkagira igihe nyaruka mu kandi kanya nkumva ndimo ndaganga nk'inka nyabamo. Nta mwana n'umwe nongeye kubona uwo nari mpetse namaze umukecuru amaze kumunjishura umurambo we wanze kumva iruhande. Ngeraho numva umutima wanjye warakoraga numva mfite kumva ndabangomana niba ureba nanjye ubwanjye